Hello to everyone. I am Foreign Officer Cadet Najimana Eli from Rwanda. It was a great moment for me to be in IMA as first cadet from Rwanda in the history. The 18 months of training was one of the most experienced in my life. Muraho mwese ndi Cadet Najimana Eli ukomoka mu Rwanda. Byari ibihe byiza cyane kuri nge kuba narabaye umunyeshuri wa mbere wo mu Rwanda wize muri IMA mu mateka yayo. Ayo mezi 18 y'amahugurwa yabaye kimwe mu bihe by'ingenzi kandi byamfashije cyane mu buzima bwanjye. Nagezeyo bwa mbere nasanze amahugurwa ya gisirikare atari imyitozo ngororamubiri gusa ahubwo nigisha indero, ubuyobozi, gukorera hamwe nk'itsinda no kugira umutima ukomeye uhangana n'ibibazo. Nagize amahirwe yo kwigira mu bidukikije byanyigishije kimwe n'abandi banyeshuri baturukaga mu bihugu bitandukanye uburyo bwo kuba abasirikare bafite inshingano bashobora kuyobora neza, bafite ubushobozi, ubutwari n'ubunyangamugayo. Ikintu cyanshimishije cyane n'ubunyamwuga bw'abatoza ndetse n'ubuvandimwe bwari hagati y'abanyeshuri. Nubwo twaturukaga mu miryango itandukanye no mu bihugu bitandukanye, twize gukorera hamwe nk'ikipe imwe. Muri urugendo rw'amahugurwa nahuye n'imbogamizi nyinshi zirimo imyitozo ikomeye, kuruhuka gake ndetse no kubura ibitotsi. Ariko ibyo bibazo byamfashije gukomera haba ku mubiri no mu mutwe. Nanize kutigera ncika intege kabone niyo n'abandi mu bihe bikomeye. Nabivugaho byinshi ariko ndashishikariza cyane urubyiruko rwifuza gukorera igihugu rufite indero n'ubwitange kwitabira amahugurwa ya IMA. IMA itanga amahugurwa yubaka imico myiza n'imyitwarire myiza, ibintu bifite agaciro gakomeye mu buzima bwose bw'umuntu no mu kazi ka gisirikare. Murakoze. Ese waruzi ibanga rituma ingabo z'u Rwanda RDF zihora ziri imbere haba mu myitozo, mu kinyabupfura ndetse no mu kubungabunga amahoro ku rwego rw'isi? Ibi ntabwo byizana. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo u Rwanda rwatangiye kohereza abasore bacu mu mashuri ya gisirikare akomeye cyane ku isi, by'umwihariko mu gihugu cy'Ubuhinde. Niba ushaka kumenya uko abasirikare bacu babiri bahawe amapeti mu ishuri rikomeye cyane rya Indian Military Academy ndetse n'icyo bivuze ku kubaka kaminuza nkuru ya gisirikare mu Rwanda, kandi like ukore subscribe maze twinjire mu nkuru irambuye. Mbere yuko twinjira mu makuru agezweho y'uyu munsi, reka tubanze twumve neza umurongo w'igisirikare cy'u Rwanda. Ingabo z'u Rwanda RDF ntabwo zishingiye gusa ku kugira umubare munini w'abasirikare babarwa ku ntoki nka bya bihugu bituranyi muzi usanga bifite abasirikare utabaranga ibihumbi birenga 100, ariko byagera ku rugamba ibintu bigakomera. Oya rwose, icyerekezo cya RDF ni ukugira igisirikare gifite ubumenyi buhanitse, igisirikare cy'umwuga cyangwa se icyo mu cyongereza twakwita a high professional military force. Kugira ngo ibigerweho kandi bikomeze gusigasirwa, ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda bwashyizeho ingamba zikomeye zo kohereza abasirikare bakiri bato, abasore n'inkumi bafite ubuhanga budasanzwe kujya guhaha ubumenyi mu bihugu bifite amateka maremare n'ikoranabuhanga rihambaye mu bya gisirikare. Kimwe muri ibyo bihugu n'Ubuhinde. Ubuhinde bufite igisirikare gikomeye cyane ku isi. Ni igisirikare gifite ibikoresho bihambaye ndetse n'amashuri yigisha ibijyanye n'intambara zikoreshwa mu ikoranabuhanga rigezweho. Imiyoborere ya gisirikare n'uburyo bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano mu kinyejana cya 21. Kohereza abanyarwanda muri aya mashuri ni ishoramari rikomeye u Rwanda rukora kugira ngo ejo hazaza h'igihugu hazabe harinzwe n'aba officers b'abanyabwenge bafite discipline kandi bahuguwe mu buryo bugezweho cyane. Ntabwo ari impanuka kuba u Rwanda ruri mu bihugu bifite umutekano usesuye, ahubwo ni ingaruka z'iri shoramari rikorwa mu bakozi b'igisirikare. Ni muri urwo rwego rero amakuru agezweho kandi ashimishije cyane n'ay'ibirori byabaye ejo hashize kwa gatandatu tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Ibi ni ibirori bizwi cyane nka passing out parade cyangwa mu Rwanda tukunda kuvuga ngo ni passing. Uyu akaba ari umuhango ukomeye cyane winjizwa mu mwuga ndetse n'itangwa ry'amapeti ku basirikare baba basoje amasomo yabo ahambaye.
uyu muhango ukomeye cyane wabereye mu ishuri rikuru rya gisirikare ryo mu Buhinde rizwi nka Indian Military Academy IMA. Muri uyu muhango wari witabiriwe n'abayobozi bakomeye haba mu Buhinde ndetse n'abahagarariye ibihugu byabo. U Rwanda rwari ruhagarariwe neza cyane. Mbibutse ko uyu muhango waritabiriwe na perezida cyangwa presidente w'igihugu cy'Ubuhinde Draupadi Murmu. Ngira ngo murumva ko wari umuhango ukomeye cyane. Abasore babiri b'Abanyarwanda aribo Officer Cadet Fils Niyikiza hamwe na Officer Cadet Elindagijimana bari mu bahawe amapeti nyuma yo gusoza amasomo yabo y'igisirikare n'amanota meza cyane ndetse no gushyira mu bikorwa indangagaciro za RDF. Gusoza amasomo muri iri shuri ntabwo ari ibintu byoroshye na gato. Kugira ngo wumve uburemere bwabyo, aba basore bacu basoje bari mu byiciro bitandukanye birimo abasirikare 158 bakoze amahugurwa asanzwe azwi nka regular courses, abandi 141 bakoze amahugurwa y'ikoranabuhanga rya gisirikare cyangwa technical graduate courses, abandi 47 bakoze amasomo ya TS ndetse n'abandi 56 bakoze amasomo ya SCO. Muri iri huriro ry'abanyabwenge mu bya gisirikare, aba basore b'Abanyarwanda barigaragaje bidasanzwe. Aba basore bacu Elindagijimana na Fils Niyikiza bagaragaje ubuhanga budasanzwe ndetse n'ikinyabupfura kiri ku rwego rwo hejuru. Ibintu basanzwe batozwa nk'indangagaciro ziranga ingabo z'u Rwanda mbere y'uko bahaguruka. Mbere gato y'uyu muhango wa passing out parade, umwe muri aba ba officers b'Abanyarwanda yagize icyo atangaza, atanga ishusho nyayo y'ibyo banyuzemo. Yavuze uburyo igihe cyose bamaze muri iri shuri rya gisirikare rya Indian Military Academy kitari cyoroshye na gato. Yagarutse ku myitozo ikomeye cyane bahawe. Iyi myitozo rero ntabwo ari ugukora siporo isanzwe gusa, oya, ni imyitozo yigisha umusirikare uburyo bwo kwihangana mu bihe bigoye cyane, uburyo bwo gufata ibyemezo mu gihe cy'amasegonda make cyane mu rugamba. Ngira ngo murabyibuka neza mu maoperasiyo twagiye tubagezaho ingabo z'u Rwanda zagiye zikora, hari aho ubwenge bwagiye bukora, yaba mu byabereye muri Mozambique ubwo ingabo z'u Rwanda zagotewe aho bari bakoreye inama, bikaza kurangira ingabo z'u Rwanda zikoze operasiyo mu buryo bwihuse kandi zigakemura ikibazo cyari cyabaye. Mu bindi rero bagarutseho cyangwa yagarutseho uyu musore bize, harimo uburyo bwo kuyobora abandi basirikare mu gihe cy'intambara ibintu bikomeye. Uyu musirikare yavuze ko ikinyabupfura n'ukwihangana ari byo byabafashije gusoza aya masomo akomeye ku buryo buhambaye. Yakomeje avuga ko aya masomo yabateguriye kuzakorera igisirikare cy'u Rwanda RDF nk'aba officers bashoboye, biteguye gukorana umurava, ubunyangamugayo n'ikinyabupfura. Ibi nibyo byerekana uburyo RDF ifata abantu bashoboye ikabohereza guhaha ubumenyi hanze kugira ngo bagaruke bafite ubushobozi bwo kurinda no gukorera igihugu cyabo. Ubu ni ubufatanye bwerekana neza ko ibihugu byombi byiyemeje guteza imbere abayobozi ba gisirikare b'ejo hazaza bayobora bashyize imbere ubumenyi cyangwa excellence. Ntabwo ubufatanye bw'u Rwanda n'Ubuhinde mu bya gisirikare ari ibintu byatangiye uyu munsi, kandi ntibigarukira gusa kukohereza abanyeshuri b'Abanyarwanda mu Buhinde. Kugira ngo dusobanukirwe neza uburemere bw'uyu mubano ndetse n'agaciro Ubuhinde buha RDF, reka tubasubize inyuma gato ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa gatandatu 2026, ejo bundi cyane. Kuri uwo munsi umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga yakiriye itsinda rikomeye cyane ryari riturutse mu Buhinde. Itsinda ryari rigizwe n'abanyeshuri ndetse n'abarimu bakomeye bo mu ishuri rikuru rya gisirikare ryo mu Buhinde. Ibi byabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo z'u Rwanda RDF headquarters mu mujyi wa Kigali. Abashyitsi bari baje mu Rwanda mu rugendo shuri rw'icyumweru cyose rwari rwaratangiye ku itariki ya 2 Kamena. Ese kuki ishuri rikomeye ryo mu Buhinde rihitamo kuza gukora urugendo shuri mu Rwanda? Ibi ni ibintu bifite igisobanuro gikomeye cyane.
byerekana ko RDF imaze kuba icyitegererezo ku rwego mpuzamahanga. Ntabwo u Rwanda rujya kwiga hanze gusa, ahubwo n'abandi baraza bakigira ku Rwanda uburyo rwakemuye ibibazo by'umutekano nyuma y'amateka mabi rwaciyemo, n'uburyo rwubatse igisirikare cy'umwuga kandi cyubashywe ku isi yose, by'umwihariko mu butumwa bwo kubungabunga amahoro cyangwa se peacekeeping missions. Muri uwo mubonano na ririya tsinda ry'Abahinde, General Mubaraka Muganga yagiranye nabo ibiganiro byimbitse kandi bitanga icyerekezo. Yafashe umwanya uhagije ashimira byimazeyo ishuri rikuru rya gisirikare ry'Ubuhinde kubera uruhare rugaragara rikomeje kugira mu kubaka ubushobozi bw'ingabo z'u Rwanda. General Mubaraka Muganga yavuze amagambo akomeye agira ati, uru ruzinduko rwanyu hano mu Rwanda rugaragaza ubufatanye bukomeye kandi bugenda burushaho kwaguka hagati y'u Rwanda n'Ubuhinde, n'umubano ushingiye ku kubahana, ubucuti buzira amakemwa no guharanira icyo twese twifuza, ari cyo amahoro, umutekano n'iterambere mu bihugu byacu. Yanashimangiye kandi ko uyu mubano umaze igihe kinini wagiriye akamaro kanini cyane RDF. Ibyo rero bikaba bigaragarira mu mahugurwa menshi kandi akomeye abasirikare b'u Rwanda bagiye bahabwa mu mashuri ya gisirikare akomeye yo mu Buhinde. Nk'uko twabibonye ku basore bacu barangije amasomo muri Indian Military Academy. Hari indi ngingo ikomeye cyane kandi y'amateka General Mubaraka Muganga yagarutseho iteye ishema buri munyarwanda wese. Yatangaje ko ingabo z'u Rwanda ziteguye kwagura izindi nzira nshya z'ubufatanye n'Ubuhinde, cyane cyane muri ibi bihe u Rwanda rurimo kwitegura gutangiza ku mugaragaro kaminuza nkuru ya gisirikare, icyo twakwita National Defense University. Kumva ko u Rwanda rugiye kugira kaminuza nkuru yigisha ibya gisirikare ku rwego rwo hejuru ni ikimenyetso kigaragaza ko igisirikare cyacu kigiye no gutangira gutoza abandi ku rwego rwa kaminuza mpuzamahanga. Ubufatanye n'Ubuhinde buzaba ingenzi cyane mu gutanga ubunararibonye ndetse n'abarimu b'inzobere bazafasha iyi kaminuza gutangira ifite ireme ry'uburezi bujyanye n'igihe. Nitwaragize iyi nkuru tutagarutse ku cyo Abahinde bo batangaje mu ruzinduko rwabo. Brigadier General Rajneesh Mohani ari nawe munyamabanga mukuru w'iri shuri rikuru rya gisirikare ry'Ubuhinde yahawe ijambo kugira ngo avuge ku ruhande rwabo. Brigadier Rajneesh Mohani yashimiye byimazeyo uburyo bakiriwe neza mu Rwanda. Yavuze ko urugendo shuri bakoze mu Rwanda rwabafashije cyane gusobanukirwa neza ibikorwa bya RDF byo gukomeza kongera ubunyamwuga mu ngabo. Yemeje ko babonye ishusho nyayo y'uruhare runini rw'ingabo z'u Rwanda mu mutekano wo mu karere ka Afurika ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Yongeyeho kandi ko uru rugendo rwabafashije gusobanukirwa byinshi ku iterambere ry'inzego z'imiyoborere hano mu Rwanda ndetse n'urugendo rudasanzwe rw'iterambere igihugu cyanyuzemo. Iri tsinda rero rikuru ry'Abahinde ryasoje urugendo rwaryo rw'amasomo tariki 6 Mata basubirayo bafite ishusho nziza y'u Rwanda n'igisirikare cyacu. Ngayo nguko rero uko RDF ikomeje kubaka ubushobozi, itanga amahugurwa akomeye ku basirikare bayo mu bihugu byateye imbere nko mu Buhinde kugira ngo u Rwanda rukomeze kugira igisirikare cy'umwuga gishoboye guhangana n'ikibazo cyose cyahungabanya umutekano. Amapeti yahawe ba officers bacu Erindagijimana na Fils Nikiza n'ikimenyetso cy'uko ejo hazaza igisirikare cyacu heza kandi hari maboko meza. Murakoze cyane rero kubana natwe muri aya makuru. Niba wayakunze ntiwibagire gukanda like, uyisangize abandi, ndavuga iyi video isangize inshuti zawe, unakore subscribe niba utarayikora. Ndabashimiye cyane rero mukomeze mane nanjye muri abagaciro.